tukarekodinga tuhite tukabaha neza hano. Fata ku mavuta yaje kuba yakatirwa iminsi 30 y'agateganyo. Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nk'uko byasabwe n'ubushinjacyaha kugira ngo bukomeze gukurikirana dosiye ye neza. Kuri wa gatatu tariki ya 9 Ugushyingo 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bwatangaje ko Fata ku mavuta akatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko Sengabo Jean Bosco Fata ku mavuta yatawe muri yombi kubera ibirego by'abantu barimo Mugisha Benjamin de Ben, Muyoboke Alex, Nduwimana Jean Paul Nopcha ndetse na Bahati Makacha wamamaye mu itsinda rya Just Family. Ibirego rero bya bombi bihuriza mu kugaragaza ko Fata ku mavuta yagiye abibasira mu bihe bitandukanye agaruka kuri bo ndetse n'imiryango yabo. The Ben yavuze ko Fata ku mavuta yamwibasiye akoresheje ibiganiro anyuzaga kuri 3D TV kandi yavuze ubukwe bwe na Wikeza Pamela ibitaramo yakoreye mu Burundi mu mpera za 2023 ndetse arenzaho ko atazi kuririmba. Muyoboke Alex we yagaragaje ko Fata ku mavuta yagiye amushinja kuryamana n'abahanzikazi yareberaga inyungu ndetse ngo yanatangaje ibyisenyuka ry'urugo rwe. Muri dosiye kandi harimo ikirego cyatanzwe na Bahati wavuze ko Fata ku mavuta yifatiye ku gahanga umuryango we akavuga ko yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye. Ari imbere y'inteko iburanisha Fata ku mavuta yireguye kuri buri umwe agaragaza ko kuva kuri The Ben kugeza kuri Nopcha bose babaye inshuti ze z'igihe kirekire. Yavuze ko kandi uburyo yagiye afasha The Ben gutegura bimwe mu bitaramo kandi yemera ko ibyo yavuze kuri Meddy n'umugore we yashingiye ku buhamya uyu muhanzi yari yatanze ubwo yari mu bitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Bahati Makacha rero avuze ko ibyo yavuze byose byaturutse ku busabe bw'uyu muhanzi wari wamusabye ko amukora operation igaruka ku buzima bwe. Fata ku mavuta rero yanavuze ko ibibazo bye na Muyoboke Alex byatangiye mu mwaka wa 2017 kandi ko bagerageje kwiyunga bigizwemo uruhare na Safi Madiba ariko bikanga. Ariko kandi yibuka ko muri Kamena 2024 biyunze bigizwemo uruhare n'umuyobozi wa Isibo FM bityo yatunguwe no kubona ikirego cye mu rukiko. Ari kumwe rero n'umunyamategeko we Fatikaramu Jean Pierre basabye ko apimwe ibiyobyabwenge kuko ibizamini bya mbere byatangajwe atigeze abigiramo uruhare mbese nta burenganzira yatanze bwo kuba byakorwa. Fatikaramu yanavuze ko mu gihe cyose The Ben yaba yarababajwe n'inkuru yavuzweho na Fata ku mavuta yari kwegera urwego rw'igihugu rw'abanyarwanda bigenzura RMC bakamufasha gukosora cyangwa se gusiba inkuru yavuzweho. Fata ku mavuta rero yatawe muri yombi ku wa 13 Ukwakira 2024 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bwa mbere kwa 31 Ugushyingo 2024 bivuze ko hari hashize iminsi 13 ari mu maboko y'ubushinjacyaha afunze. Kwitabye ku nshuro ya kabiri urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2023 bivuze ko akatiwe iminsi 30 y'agateganyo amaze iminsi 23 afunzwe n'ubushinjacyaha. Abantu bari bategereje umwanzuro w'urubanza rwa Fata ku mavuta murumva nuko nguko bije kuba byagenda. Murumva ko akatiwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe bakirimo bariga kuri dosiye. Ni inkuru iri buze kuba yababaza abantu benshi bagiye batandukanye cyane rwose abakunzi bafata ku mavuta, abakunzi ba showbiz ndetse kandi ni inkuru iri buze gutera ubwoba abantu bagiye batandukanye. Ndavuga abasesenguzi, ndavuga n'abandi bantu batandukanye basanzwe bakora ibintu bijyanye nyine n'itangazamakuru, aho uri buze gusanga abavugaga wihaga kuvuga umuntu runaka uyu munsi rero biraza gusaba kuvuga uzika. Mu kanya kashize uwo bita The Ben nubwo ibi byose bibaye yari yanditse avuga ko ahaye imbabazi Fata ku mavuta. Yari yanditse avuga ko ahaye imbabazi Fata ku mavuta rwose mu kanya gato gashize, ariko ubu ngubu aka kanya sinzi ukuntu bigenze birangira bafashe umwanzuro. Ariko nubwo yabivuze gutyo n'ubundi umuhagarariye mu mategeko uhagarariye Fata ku mavuta mu mategeko we yari yavuze ko ibyo bintu nubwo yamuhesheje imbabazi ariko hari ibintu nubwo amuhesheje imbabazi yakagombye kuba yagiye agatanga raporo, ntabwo yari kubivuga kumwera imbabazi kuri social media. Urumva rero reka nabwo rero tuhite twifashisha inkuru n'ubundi yanditswe n'ikinyamakuru kinyarwanda.com mbese turabanza turebe
turabanza turebe imiterere y'ikirego The Ben muri dosiye yafata ku mavuta, ndetse kandi turaza kuba twagaruka turava ku miterere y'ikirego cya The Ben muri dosiye yafata ku mavuta, ndetse tunagaruke kuri ku mbabazi yaje kuba yamuha, tunareba impamvu yamuhaye imbabazi, ndetse kandi tuze no kugaruka ku cyo umunyamategeko uhagarariye fata ku mavuta avuga ku mbabazi rya The Ben. Reka rero tugaruke rero ku miterere y'ikirego cya The Ben muri dosiye afata ku mavuta. Umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben ni umwe mu batanze ikirego ari Gasengabo Jean Bosco wamamaye nka fata ku mavuta kumwibasira mu bihe bitandukanye yisunze umuyoboro wa YouTube yakoreye mu bihe bitandukanye, yaba 3D TV ndetse no ku muyoboro wa X ariyo yahoze ari Twitter. Rero byatangajwe n'ubushinjacyaha kuri wa kabiri tariki 5 Ugushyingo 2024 nibwo byatangajwe, ubwo bwagaragazaga ibyaha fata ku mavuta akurikiranyweho hashingiwe ku iperereza ryakozwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko fata ku mavuta yisunze imbuga nkoranyambaga yakoreshaga, aho yatangaje amakuru ku bukwe bwa The Ben avuga ko buzabamo akavuyo, arenzaho ko kandi The Ben atazi kuririmba. Kuwa 9 Ukwakira 2024 fata ku mavuta yaje kwakira ku rubuga rwe rwa X ubutumwa agaragaza ko ashaka amafaranga, avuga ati Ben natansa imbabazi ngo ame no ku mafaranga bizarangira muzimije. Ubushinjacyaha bwavuze kandi ko fata ku mavuta yakoresheje amagambo y'ivangura ku muhanzi Bahati, aho yavuze ko Bahati yashatse umugore wo mu diaspora mubi kandi ukennye. Bwanavuze ko yasebeje Meddy mu biganiro bya nyuma yakoreye kuri fata ku mavuta Clips, ngo yavuze ko Meddy yariye Meddy ibintu nk'ibyo ni ibintu najya nkunda gusoma, aho ubushinjacyaha bwavuze ko RIB yanangirije fata ku mavuta mu bihe bitandukanye, ariko akinangira ati iyo yari inama ya kibyeyi. Nyuma yaho rero ariko fata ku mavuta avuye kuri RIB yagiye ku muyoboro wa 3D TV, ni ku muyoboro wa Dynamic TV, The Dynamic Show, aho yari kumwe na Jihad. Avuga ko rero niyongera guhamagarwa ku byo avuga ku bahanzi atazitaba, ati ibyo byerekana ko yasuzuguye inama za RIB. Bwavuze rero kandi ko nyuma yaje gufatwa iperereza rigaragaza ko ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge rituma hafatwa ibipimo, aho byaje kugaragara ko afite ikigero cya 198. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko fata ku mavuta yakoreye The Ben ibyaha birimo kumusebya, avuga ko atazi kuririmba, avuga ko atazi kuririmba, avuga ku bukwe bwe na Uwicyeza Pamela buzaba akavuyo, ndetse no kuba kuwa 9 Ukwakira yavuze ko ubukwe bwa The Ben n'umugore we buzabamo akavuyo, ndetse anavuga n'ibindi bintu bitandukanye, avuga ko ibitaramo bya The Ben nyine agiye avuga ibintu byinshi bimusebya, bimwicira izina. Reka rero tuhite tunikomereza, rero tuhite tujya noneho tugaruke ku wo bita The Ben. Uwo bita The Ben uyu munsi rero yaje kuba yatanga imbabazi. Aho bita The Ben we ku giti cye kuri Instagram yiwe yanditse ahereza imbabazi fata ku mavuta. Nuko mu gutanga imbabazi umunyamategeko wafata ku mavuta, ubwo ni umwavoka wiwe, yaje kuvuga ngo ziriya mbabazi nta kintu zivuze mu gihe zitangiye kuri social media, yakagombye kuba yanditse bikajya muri nuza, bikajya muri system. Reka tubanze twifashishe iyi nkuru. N'ubundi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru inyarwanda.com, ni inkuru ifite umutwe ugira uti The Ben yahaye imbabazi fata ku mavuta mbere y'umwanzuro w'urukiko. Umunyamuziki Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yatangaje ko yahisemo urukundo no kubabarira, ubwo yagarukaga kandi kuri Sengabo Jean Bosco wamamaye nka fata ku mavuta aherutse gutangira ibirego bibiri, aherutse kumutangira ibirego bibiri yumvikanishije ko yamubujije amahwemo mu bihe bitandukanye yisunze imiyoboro rero inyuranye irimo YouTube. The Ben rero maze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibi mu gihe ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu tariki ya 6 Ugushyingo 2024 saa 9 aribwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruza kuba rwari butangaze umwanzuro bwafashe ku byasabwe n'ubushinjacyaha, aho bwasabiye fata ku mavuta gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza. Mu butumwa rero yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, The Ben yavuze ko ahisemo imbabazi nubwo azirikana ko amagambo yasize ibikomere bikomeye. Yongeraho ngo ndasenga ngo ugire umutima uciye bugufi kandi ufite amahoro. The Ben rero witegura gukora igitaramo cye bwite, ariko kandi yarengejeho
ko ubutabera bukwiye kuganza cyo kimwe n'imbabazi. yungamo ati ndabizi ko twese twatsikira ariko tukazongera tukabyuka. The Ben yavuze ko mu isengesho rye asaba Imana gufasha Fata ku mavuta akarekurwa kandi yiringiye ko mu gihe kiri imbere amahoro azaba inganzamarumbo mu buzima bwa Fata ku mavuta. Ati Fata ku mavuta ndasenga ngo urekurwe, ndizera ko amahoro azaganza mu hazaza hawe. yavuze ko kuri we urukundo ruzahora rutsinda urwango. Ati urumuri ruzahora rutsinda umwijima. Reka twizere ko ubutabera n'imbabazi bijya kugira aho bihurira. Mu rubanza rero kuri uyu wa kabiri tariki 5 Ugushyingo 2024 ubushinjacyaha bwavuze ko Fata ku mavuta yisunze imbuga nkoranyambaga yakoreraga yatangaje amakuru ku bukwe bwa The Ben avuga ko buzabamo akavuyo, arenzaho ko The Ben atazi kurimba. Kwa 9/2024 Fata ku mavuta kandi yashyize ku rubuga rwe rwa X ubutumwa agaragaza ko ashaka amafaranga avuga ati Ben natansa imbabazi ngo ame no ku mafaranga bizarangira muzimije. Ubushinjacyaha rero bwavuze kandi ko Fata ku mavuta yakoresheje amagambo y'ivangura ku muhanzi Bahati, aho yavuze ko Bahati yashatse umugore wo mu diaspora mubi kandi ukennye. Bwanavuze ko yasebeje Meddy mu biganiro bya nyuma yakoreye kuri Fata ku mavuta Clips, aho yavuze ko ibintu byinshi bitandukanye kuri Meddy. Na bushinjacyaha rero bwavuze ko RIB yihanangirije Fata ku mavuta mu bitandukanye ariko akinangira ati yo yari inama ya kibyeyi. Nyuma aho rero ariko Fata ku mavuta avuye kuri RIB yagiye ku muyoboro wa 3D TV avuga ko niyongera guhamagarwa byo avuga ku bahanzi atazitaba. Ati ibyo byerekanye ko yasuzguye inama za RIB. Bwavuze rero ko nyuma yaje gufatwa, iperereza rigaragaza ko ashobora kuba akoresha ibiyobyabwenge rituma hafatwa ibipimo byaje kugaragaza ko afite ikigero cya 98, aho ubushinjacyaha bwagaragaje ko Fata ku mavuta yakoreye The Ben ibyaha birimo kumusebya avuga ko atazi kuririmba, kuvuga ku bukwe bwe na Uwicyeza Pamela ko buzaba akavuyo, no kuwa 9 Ukwakira yavuze ko azakomeza gusebya uyu muhanzi mu gihe cyose yaba atamuhaye amafaranga. Reka tugaruke kuko Fata ku mavuta yireguye. Fata ku mavuta rero mu kwiregura we yavuze ko yabaye inshuti y'akadasohoka The Ben na Muyoboke, byanatumye bahuza imbaraga kugira ngo batange ikirego bigira uburemere mu rukiko. Ariko kandi yibuka ko ubwo The Ben yashakaga kuza i Kigali yamusabye gushaka abanyamakuru bagombaga kujya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kumwakira, ndetse ko mu bantu bazi akazi yakoze harimo na Luckman Nzeyimana. Yavuze kandi ko nyuma The Ben yabonye ikiraka cyo kuririmba mu gitaramo Rwanda Birthday Celebration cyari cyateguwe na Jideo, nabwo aramwiyambaza mu kucyamamaza nubwo kitagenze neza kuko twari tuvuye muri COVID-19. Avuga ko nyuma y'igihombo cyabonetse muri iki gitaramo The Ben yatumiye mu rugo Fata ku mavuta kugira ngo bishimire baganire, ndetse kandi icyo gihe aza kuba yamwemera no kumuhereza umuti w'ubwanwa kugira ngo azane ubwanwa. Reka ibi ngibi twe kubigomaho cyane, ahubwo tujye ku nkuru ivuga ku cyo uwo bita Fata ikaramu ari we metre wa Fata ku mavuta, icyo yavuze ku mbabazi za The Ben yahaye Fata ku mavuta. Hano rero umunyamategeko Fata ikaramu akaba ari n'umunyamategeko wa Fata ku mavuta uyu Fata ikaramu Jean Paul wunganira Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko imbabazi Mugisha Benjamin yahaye umukiriya we zidafatika mu gihe cyose atandikiye urukiko ngo akuremo ikirego. Kuri wa gatatu tariki ya 6 Ugushyingo 2024 nibwo The Ben twabivuzemo mu hatambutse ko ari The Ben bwatanze imbabazi, ariko we yagize ati Fata ku mavuta uyu nguyu metre we yavuze ko ibi byose byari kuba bigakunda mu gihe The Ben ari kwandikira urukiko ngo akuremo ikirego, nibwo byari kuba bigakunda neza cyane. So rero nta kintu twarenza kuri ibi ngibi. Umaje kumva umwanzuro w'urukiko, mwumvishe umwanzuro w'urubanza ukuntu byagenze. Reka rero dukomeze tubifurize kugubwa neza aho muri mwese. Njye banyita Slim Jesus, kora subscribe kuri Slim Jesus TV, dukomeze tugende tubahereza update zigiye zitandukanye n'ibyiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, kandi tugomba kubahereza amakuru yose yizewe mu buryo bwihuse kugira ngo namwe mubone ibyiza nk'uko mubikwiriye. Ntuzigere na rimwe ucikwa. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.